tubahaye ikaze nshuti bakunzi bacu bakunzi b'ubutumwa bwiza muri uyu mwanya uko mubimenyereye twagenye ko turaza kwigana ijambo ry'Imana kandi tuzi ko mukunda kubana natwe ndetse mujya munabitugaragariza n'abadakunda wenda bitugaragariza mukora subscribe cyangwa se mutanga commentaire. Twabasaba ko niba mwafashe umwanya wanyu kugira ngo munabane natwe mukurikirane ubutumwa bwiza tubagezaho, mwajya mwandika muri commentaire cyangwa se mugakora like kugira ngo natwe tubone yuko muba muri kumwe natwe koko kandi muba mwafashe umwanya wanyu mukadukurikira. Rero reka muri uyu mwanya dushimire Imana kuko yabarinze natwe ikaturinda. Izina ry'Imana yacu rihabwa icyubahiro. Rero muri uyu mwanya nkuko mumaze kutumenyera, uwo mugiye kubana ni Yohana Eridesi. Tugiye kwigana ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana tugiye kwigana muri aka kanya rifite insanganyamatsiko ivuga ngo ibimenyetso by'abigisha n'abahanuzi b'ibinyoma. Ibimenyetso by'abigisha n'abahanuzi b'ibinyoma, kuko turi mu gihe cy'imperuka kandi bidusaba kugira ngo tube maso cyane. Niyo mpamvu ari ingenzi kugira ngo wowe udukurikiye iki cyigisho kize gusoza nibura umenye ngo ese niki cyatuma, niki cyamenyesha abigisha b'ibinyoma, niki cyamenyesha abahanuzi b'ibinyoma. Nicyo rero ngira ngo tuganireho muri kano kanya. Ariko mbere yo kugira ngo twigane iri jambo ry'Imana, reka tubanze twicishe bugufi dusenge kugira ngo dusabe imbaraga y'Imana, imbaraga y'Umwuka Wera kugira ngo ibane natwe abe ariyo ituyobora muri iri jambo. Turagushimye cyane Data wa twese ukiranuka uri mu ijuru, tugushimiye kugira neza kwawe kwabanye natwe ukaturinda, ukarinda n'abana bawe aho bari hirya no hino. Izina ryawe rihimbazwe. Turakwinginze kugira ngo imitima yacu icishirizwe bugufi imbere yawe, kugira ngo ijambo ryawe tugiye kwiga, imbaraga y'Umwuka Wera iriherekeze kandi ari twe turivuga ndetse n'abaryumva. Uduhe Umwuka Wera kugira ngo ajye atuyobora, tumenye gutandukanya abigisha b'ibinyoma ndetse n'abahanuzi b'ibinyoma, tubatandukanye n'abigisha b'ukuri ndetse n'abahanuzi b'ukuri. Nuko nidushobora gutsinda muri iyi ntambara iri hagati y'icyiza n'ikibi, tukazasoza tunesheje, tukazaba mu bwami bwawe, tuzafatanye n'abera bose kugushima uhabwe icyubahiro. Ngaho Umwuka Wera akomeze guherekeza iri jambo kandi abazaryumva bose turakwinginze kugira ngo uzabahe umwuka w'ubwenge no gushishoza mu izina rya Yesu. Rero reka dufatanyirize hamwe kubumbura ibyanditswe byera nk'uko twari tumaze kubibabwira. Ijambo tugiye kuganira ni ijambo ritubwira ngo ibimenyetso by'abigisha n'abahanuzi b'ibinyoma. Niryo jambo tugiye kwiga muri kano kanya. Reka tubumbure mu butumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Matayo, igice cyaho ni icya 7. Nimukurikirana turahera neza ku murongo waho wa 13 kugira ngo bize kumvikana, ariko aho dushaka cyane ni umurongo wa 15. Haravuze ngo munyure mu irembo rifunganye, kuko irembo ari rigari n'inzira ijyana abantu kurimbuka ari nini, kandi abayinyuramo ni benshi. Ariko irembo rifunganye ni inzira ijya mu bugingo iraruhishe, kandi abayinyuramo ni bake. 15. Mwirinde abahanuzi b'ibinyoma bazaho muri basa n'intama, ariko imbere ari amasega aryana. Muzabamenyera ku mbuto zabo. Iri jambo ni ijambo rikomeye cyane Yesu yatanze kugira ngo abantu bamukurikira by'ukuri kandi bagendera mu nzira itunganye, bamenye yuko inzira banyuramo ari inzira ifunganye cyane ndetse n'abazayinyuramo ari umubare muto cyane, ariko ngo inzira ngari ni inzira ijyana abantu mu kurimbuka kandi ni inzira inyuramo abantu benshi cyane. Ariko iri jambo Yesu arivuze rikurikira n'iri jambo rivuze ngo
mwirinde abahanuzi b'ibinyoma bazaho muri basa nk'intama ariko imbere ari amasega aryana. Noneho 16 aravuga ngo muzabamenyera ku mbuto zabo. Noneho iri jambo tugiye kuganira riratwereka yuko hagomba kubaho abigisha b'ibinyoma ndetse bazagerageza kwitwikira ubukristo cyangwa se bakagerageza kwigengesera no kwigaragaza nk'abana b'intama ariko mu by'ukuri ngo imbere ari amasega aryana. Impamvu ari amasega aryana ni uko bazavuga ukuri ariko mu buryo bw'amayeri cyangwa se uburyo bujijishije bafite n'ibinyoma bashaka kwinjiza mu kuri. Niyo mpamvu umwami wacu yavuze ngo muzabamenyera ku mbuto zabo. Rero bigoye abantu benshi kandi birabakomereye muri iki gihe cyitwa igihe cy'ubukristo cyangwa se aho iyobokamana ryabaye gikwira, aho abantu bose benshi bavuga yuko bizera Kristo ndetse amadini nayo akaba yarabaye menshi. Bigoye abantu bishakira kunyura mu nzira y'ukuri ariyo nzira twabonye ifunganye. Birabagoye kugira ngo bamenye abigisha b'ukuri babayobora mu nzira ifunganye ndetse n'abigisha b'ibinyoma babayobora mu nzira ngari. Ariko mu by'ukuri ijambo ry'Imana ryo ryatangiwe kugira ngo riyobore buri muntu wese wifuza kunyura mu nzira ifunganye, kugira ngo aryige yitonze, arikurikirane, agenzure buri bimenyetso byose byatanzwe bigomba kuranga abigisha b'ibinyoma. Reka tubibutse ko ababigisha b'ibinyoma n'ubundi ku iherezo bazatakambira Uwiteka bavuga bati twigishaga mu izina ryawe, twakoraga ibimenyetso mu izina ryawe n'ibitangaza, ngo ariko kuko batabaga bashorewe n'umwuka w'Imana ahubwo bakoreshwaga na Satani, ngo nibwo Yesu azababwira ngo sinigeze mbamenya. Ngaho wenda mbere yo kugira ngo twinjire kuri ubu busobanuro ndetse tuze kureba n'ibimenyetso by'umwihariko, turebe ku murongo waho wa 23 niho bavuze ngo benshi bazambaza kuri uwo munsi bati mwami mwami, ntitwahanuraga mu izina ryawe, ntitwirukanaga abadayimoni mu izina ryawe, ntitwakoraga ibitangaza byinshi mu izina ryawe? Nibwo nzaberurira nti sinigeze kubamenya, nimumve imbere mwa nkozi z'ibibi. Noneho ubwo iri jambo nanone ritweretse yuko ubwo Yesu azaba agarutse hari abantu benshi bazaba barigishije mu izina ry'umwami, bazaba barahanuraga mu izina ry'umwami, bazaba barirukanaga abadayimoni mu izina ry'umwami, bazaba barakoze ibitangaza byinshi mu izina rya Yesu ariko mu by'ukuri bataratumwe nawe. Noneho ku murongo wa 23 niho wavuze ngo nibwo nzaberurira nti sinigeze kubamenya, nimumve imbere mwa nkozi z'ibibi. None kubera iki abantu bazaba barigishije kandi bagakora ibitangaza bagahanura mu izina rya Yesu ariko mu by'ukuri atabazi, nyuma akaza kubabwira ngo nimumve imbere sinigeze mbamenya? Nuko mu by'ukuri uyu munsi hari imbaraga ya Satani iri gukora mu buryo bwa marayika w'umucyo. Ibyo wenda kugira ngo muze kubyumva birasaba ko umuntu ushaka kugira ngo amenye abigisha b'ukuri n'abigisha b'ibinyoma agomba kubanza kumenya yuko ababwiriza ijambo ry'Imana bose atari abigisha nyakuri. Noneho kugira ngo uzamenye uko ugomba kugenzura, nuko mbere ya byose ugomba kubanza kumenya ngo burya ntabwo bavuga mwami mwami bose batumwe n'Imana, ntabwo ari abakozi ba Kristo. None bigagusaba kugira ngo ubanze witonde, ugenzure neza, umenye abigisha b'ukuri, kuko Pawulo intumwa y'Imana nawe yabivuze neza mu Bakorinto. Wenda kugira ngo muze kubyumva neza, yavuze neza yuko n'abakozi ba Satani bazigira nk'abakozi bagabura iby'Imana. Ibyo murabisoma mu rwandiko rwa 2 rw'Abakorinto. Urwandiko rwa 2 rw'Abakorinto igice cyawo ni cya 11, umurongo waho ni wa 14, niho hatubwira ngo kandi ibyo si igitangaza kuko na Satani ubwo yihindura nka marayika w'umucyo. Nuko rero ubwo bimeze bityo ntibyaba igitangaza kugira ngo abakozi be nabo bigire nk'abakozi bagabura ibyo gukiranuka, iherezo ryabo rizahwana n'imirimo yabo. Noneho Pawulo nawe yerekanye yuko hazabaho intumwa z'ibinyoma. Muzahera wenda ku murongo wa 10 ku gice cya 11 umurongo wa mbere
naho Pawulo yavugaga ibyerekeranye n'intumwa z'ibinyoma, naho bavuzemo byinshi. Ariko noneho kugira ngo tuze kumenya neza uburyo dukwiriye kugenzura no kumenya abigisha b'ibinyoma, hari ibimenyetso bigomba kuzabakwereka kandi ukwiriye gukurikirana cyane witonze. Mu gitabo cy'umuhanuzi kazi Madamu White yanditse cyitwa Abahirwa ni bande, yagerageje ashorewe n'umwuka w'Imana gusobanura aya magambo ari muri Matayo igice cyaho cya 7:15 havuga ngo mwirinde abahanuzi b'ibinyoma. Wenda kubazabona iki gitabo kubabisoma ni kuri page yaho ya 92 baravuze ngo abigisha b'ibinyoma bazahaguruka kugira ngo babakure mu nzira y'impatanwa no mu irembo rifungana. Twabonye ko inzira ijya mu bugingo ni inzira iruhije kandi ni inzira ifunganye, ndetse ngo n'abayinyuramo ni bake. Ariko ngo abashaka kunyura muri iyo nzira ijya mu bugingo, ngo abigisha b'ibinyoma nibo bazahaguruka kugira ngo bakure abantu muri iyo nzira y'impatanwa, ariyo nzira ijya mu bugingo. Hepfo baravuze ngo mubirinde, nubwo bazaba basa n'intama ariko imbere ni amasega aryana. Yesu atanga igipimo abigisha b'ibinyoma batandukanirizwaho n'abigisha b'ukuri. Aravuga ati muzabamenyera ku mbuto zabo. Mbese hari abasoroma imizabibu ku mugenge cyangwa imbuto z'umutini ku gitovu? Mu by'ukuri Kristo ahishuye neza ko abigisha b'ibinyoma bazamenyekanira no ku mbuto zabo. Ese imbuto zakwereka gute ko umuntu ari umwigisha w'ukuri cyangwa se umwigisha w'ibinyoma? Reka twumve hepfo uko hatubwira. Ntabwo dutegekwa kubamenyera ku mvugo yabo nziza n'ibyo bavuga ko bizera byo ku rwego rwo hejuru. Ntabwo abigisha b'ibinyoma tuzabamenyera ku mvugo zabo, ko bazaba bafite imvugo nziza, bazaba bavuga ko batumwe na Kristo, bazaba bakora ibimenyetso n'ibitangaza, ndetse ijambo ryose bazajya bavuga bazajya barivuga mu izina rya Kristo. Ariko mu by'ukuri hano baratubwiye ngo ntabwo dutegekwa kubamenyera ku mvugo yabo nziza n'ibyo bavuga ko bizera byo ku rwego rwo hejuru. Bakwiriye kugaragazwa n'ijambo ry'Imana. Ubwo ijambo ry'Imana niryo ryonyine rizatugaragariza abigisha b'ukuri n'abigisha b'ibinyoma, kuko abigisha b'ibinyoma bazajya bavuga amagambo avuye mu bwenge bwabo, amagambo mahimbano, ariko bavuge yuko akomoka ku Mana. Kugira ngo rero umenye ko ari abigisha b'ibinyoma, nuko ibyo bavuga uzajya ugenda ukajya kubisuzumisha ijambo ry'Imana Bibiliya. Wasanga ibyo bavuga ntaho bikomoka mu byanditswe, ibyo ukamenya yuko ari abigisha b'ibinyoma. Niyo mpamvu hano hepfo batubwiye ngo bakwiriye kugaragazwa n'ijambo ry'Imana. Ku mategeko y'Imana n'ibiyihamya niho tuzamenyera abigisha b'ibinyoma. Niba bumvira amategeko y'Imana ndetse n'ibihamya ayo mategeko aribyo byanditswe byera, ngo nibwo tuzamenya ko ari abigisha b'ukuri. Niba batavuga ibihuye n'iryo jambo, nta museke uzabatambikira. Aya ni amagambo ari muri Yesaya igice cya 8 umurongo wa 20 hatubwira ngo nimusanga amategeko y'Imana n'ibiyihamya, niba batavuga ibihuye n'iryo jambo, nta museke uzabatambikira. Niyo mpamvu abigisha benshi bigisha ijambo ry'Imana. Mbere ya byose, nubwo bakwigisha ukanyurwa ugafashwa, banza ujye muri mu Kuva igice cyaho cya 20 guhera ku murongo wa 2, ubanze usome amategeko 10 y'Imana. Nurangiza ugende ubabaza, ese aya mategeko 10 y'Imana muyemera mute? Ese murayemera, murayizera, murayubahiriza? Noneho bashobora kukubwira ko bayumvira cyangwa se bayemera, ariko ukwiye kugenzura imibereho yabo ya buri munsi, ukitonda ukamenya ngo ese aba bantu bigisha ijambo ry'Imana biyemera amategeko y'Imana cyangwa barayica, barayasuzugura. Niyo mpamvu kugira ngo umenye abigisha by'ukuri bagomba kuba bumvira amategeko y'Imana. Hepfo baratubwiye ngo ndetse no mu Migani umurongo waho, mu Migani igice cya 19 umurongo wa 27 baratubwira ngo mwana wanjye reka gupfa kumva ibyo ubwirizwa ngo wiyibagize amagambo y'ubwenge. Mwana wanjye reka gupfa kumva ibyo ubwirizwa ngo wirengagize amagambo yanjye y'ubwenge. Niyo mpamvu ibyo ubwirizwa ntabwo ugomba gupfa kubyemera gusa,
ahubwo ni byiza yuko ugomba kubisuzumisha ibyanditswe byera, warangiza ukajya umenya nk'uko twari tumaze kubivuga, ukumva ibivugwa byose ntupfe kubyemera, ahubwo ukagenda nawe ukongera ukabisuzumisha ijambo ry'Imana. Ese ibyo nabwiwe, ese ibyo bambwirije, ese ibyo uriya mubwiriza avuga byaba bihuye n'ijambo ry'Imana rivuga ngo kuni Uwiteka avuga? Noneho nusanga hari ibyo bavuga ko Uwiteka yavuze ariko wabijya mu byanditswe byera wabishaka ntubibone, uzamenye yuko bene abo ngabo ari abigisha b'ibinyoma. Hepfo ijambo ry'Imana riratubwira ngo abo bigisha bazana butumwa ki? Niba ibyo bavuga bidahamanya n'ijambo ry'Imana, ese abo bigishwa bazana butumwa ki? Mbese ubwo butumwa butuma ubwo butumwa butinya Imana kandi bukayubaha? Ubwo butumwa butuma mutinya Imana kandi mukayubaha? Ukwiye kwibaza ubutumwa ujya ubwirizwa niba butuma wubaha Imana kandi ukayitinya. Ikindi kibazo, mbese bubatera kugaragarisha urukundo mukunda Imana mwumvira amategeko yayo? Igihe abantu batiyumvamo uburemere bw'amategeko y'Imana, bagakerensa amategeko y'Imana, bakica rimwe ryo mu mategeko yayo ryoroheje kurusha ayandi, bakigisha n'abandi kugenza batyo, nta gaciro bazagira mu maso y'ijuru. Niba abigisha benshi babigisha iyobokamana basuzugura amategeko y'Imana kandi bakanabigisha kwica rimwe mu mategeko 10 y'Imana nk'uko tuyabona mu Kuva, mu by'ukuri abo bigisha ni abigisha b'ibinyoma. Tugomba kumenya yuko ibyo bavuga bidafite aho bishingiye igihe cyose ibyo bavuga bitaboneka mu byanditswe byera, kandi n'ibyo bashobora kuvuga biboneka mu byanditswe byera ariko bakaba bica amategeko y'Imana. Dukwiye kumenya ko abo ngabo ari abigisha b'ibinyoma. Hepfo baravuze ngo bakora umurimo watangiwe n'umwami w'umwijima, ari we mwanzi w'Imana. Satani niwe wahereye kera kose arwanya amategeko y'Imana, ndetse n'abakozi be bashobora kwigira nk'abakozi bagabura ibyiza, ariko niba bica amategeko y'Imana ndetse bakigisha n'abandi kuyasuzugura no kuyica, abo ni abigisha b'ibinyoma. Hepfo ijambo ry'Imana riratubwira ngo abirata izina rya Kristo kandi bakambara ikimenyetso cye, siko bose arabe. Yesu yavuze ko abantu benshi bigishije mu izina rye, amaherezo bazagaragara ko badashyitse. Benshi bazambaza kuri uwo munsi bati, mwami mwami, ntitwahanuraga mu izina ryawe, ntitwakoraga ibitangaza byinshi mu izina ryawe? Nibwo nzaberura nti sinigeze kubamenya, nimumve imbere mwa nkozi z'ibibi mwe. Hariho abantu bizera yuko bari mu kuri kandi bari mu mafuti igihe bita Kristo umwami wabo, kandi bagakora imirimo ikomeye mu izina rye, baba ari abakozi bakiranirwa kuko berekananisha ururimi rwabo urukundo rwinshi, nyamara umutima wabo ukurikira inyungu yabo mbi. Uvuga ijambo ry'Imana abamereye nk'indirimbo nziza cyane y'ufite ijwi ryiza, akamenya no gucuranga neza, kuko bumva amagambo yawe kandi ntibayakurikize. Niyo mpamvu hari n'abigisha b'ibinyoma bashobora kumva amagambo y'Imana bakayemera, bakumva rwose arabaryoheye, ariko ntibagende ngo bakurikize ibyo iryo jambo ry'Imana risaba. Ngo bene abo nabo ni abigisha b'ibinyoma, cyangwa se ni abigishwa nabo bimbura mumaro batagize icyo bamaze, kuko bumva ijambo ry'Imana ariko ntibanaryumvire ngo bakore ibyaryo. Bene abo rero benshi nibo bazasangwa badashyitse, maze bakabwirwa ngo nimumve imbere sinigeze kubamenya. Ijambo ry'Imana rikomeza ritubwira kuri paji ya 90 ngo kuba umwigisha ku izina gusa ntacyo bimaze. Kuba umwigisha ku izina gusa ntacyo bimaze. Ntabwo benshi berekana kwizera Kristo kubasha gukiza imitima. Baravuga bati mwizere gusa, ntabwo mukeneye gukurikiza amategeko. Hari abigisha benshi babwira abantu ngo ni mwizere gusa, mwizere izina rya Yesu, ariko iby'amategeko y'Imana by'amategeko 10 ibyo ntacyo bimaze. Rero bene ababigisha bigisha izi nyigisho nabo ni abigisha b'ibinyoma.
ariko kwizera kudatera kumvira ni ugukora icyaha wihandagaje. Kwizera, kwigisha abantu kwizera gusa ariko kudatera kumvira ni ugukora icyaha wihandagaje. Intumwa Yohana iravuga iti, uvuga ko amuzi ntiyitondera amategeko ye ni umubeshyi, ukuri ntikuri muri we. Ni mu rwandiko rwa mbere rwa Yohana igice cya 2 umurongo waho wa 4 niho havuga ngo uvuga ko amuzi ariko ntiyitondera amategeko ye ni umubeshyi, ukuri ntikuri muri we. Umuntu wavuga ko azi Kristo, umuntu wavuga ko yizera Imana ariko nyamara ntiyitondere, ntiyemera amategeko y'Imana akayarwanya, ngo ni umubeshyi, ukuri ntago kuri muri we. Ntihakagire uwishuka yibwira yuko kugira amahirwe adasanzwe cyangwa gukora ibitangaza aribyo byaba igihamya cy'uko umurimo wabo n'ibitekerezo byashyigikiwe ari iby'ukuri. Abantu nibavuga ijambo ry'Imana amajyejuru kandi ibyo bibwira, ibyo batekereza n'ibyo bakora bakabirutisha urukundo urugero ngenderwaho Imana yatanze, tujye tumenya yuko bene abo nta mucyo ubarimo. Niba abantu bashobora kwishuka bakibwira yuko bigisha ijambo ry'Imana, yemwe bakaba bakora n'ibimenyetso n'ibitangaza, ariko bakaba batumvira ijambo ry'Imana, abo nibavuga ijambo ry'Imana amajyejuru kandi ibyo bibwira, ibyo batekereza n'ibyo bakora bakabirutisha urugero ngenderwaho Imana yatanze, ariko kumvira ijambo ry'Imana no kwemera amategeko yayo ndetse no kugira ngo ribahindure, tujye tumenya yuko bene abo nta mucyo uva mu ijuru ubarimo. Hepfo haratubwiye ngo kumvira nicyo kimenyetso cy'umwigishwa nyakuri. Kumvira ijambo ry'Imana ukaryemera ukarigenderamo nicyo kimenyetso cy'umwigisha nyakuri. Gukurikiza amategeko nicyo kigaragaza ko dufite urukundo nyarukundo. Gukurikiza amategeko y'Imana nicyo kigaragaza ko dufite urukundo nyarukundo. Igihe inyigisho twemera zica icyaha mu mutima, zikeza ubwandure bw'umutima, zikera imbuto z'ubutungane, tuba tugomba kumenya yuko ari ukuri kw'Imana. Igihe ubugiraneza n'ubugwaneza n'umutima wicisha bugufi n'impuhwe biboneka mu mibereho yacu, igihe ibyishimo byo gukora iby'ukuri biri mu mitima yacu, n'igihe tudashyigikiye inaringe ahubwo Kristo akaba ari we twerereza, tuba tugomba kumenya yuko kwizera kwacu ari ukukuri. Iki nicyo kitumenyesha yuko tumuzi, nuko twitondera amategeko ye. Iyo twitondera amategeko y'Imana kandi tugaharanira kuyumvira, icyo nicyo kitumenyesha yuko tuzi Imana. Ariko niba habamo gusuzugura amategeko y'Imana ndetse n'ababwiriza benshi bakayasuzugura ntibayumvire, maze niyo banateshutse gato bacyaho cyangwa bakwereka ko bateshutse ntibumvire icyo inama z'Imana zitanga mu ijambo ryayo ngo bemere kwikosora, abo ngabo nta gushidikanya bazaba ari abigisha b'ibinyoma. Mu by'ukuri reka wenda twongere tubivugeho gatoya. Mu gitabo cy'intambara ikomeye bavuze abigisha b'ibinyoma ibindi bizabaranga. Ubwo hano tubonye ko bashobora kurwanya amategeko y'Imana ntibayumvire, ndetse bakanigisha n'abandi kutumvira amategeko 10 y'Imana nk'uko aboneka mu Kuva igice cyaho cya 20 guhera ku murongo waho wa 2 cyangwa se wahera no kuwa mbere. Ikindi dukwiriye guhora tugenzura cyane, abigisha b'ibinyoma hari ibindi bavuze bazakora kandi bizatuma abantu b'Imana bakwiriye kumenya no kugenzura kugira ngo batazayobywa. Mu gitabo cy'umuhanuzi cy'intambara ikomeye kuri paje yaho ya 369 batubwiyemo ijambo rikomeye. Baravuze ngo umushukanyi ukomeye afite ingabo nyinshi cyane ziteguye gukwirakwiza amafuti y'ubwoko bwose kugira ngo agushe benshi. Nk'uko twabonye abigisha b'ibinyoma bafite umugambi wo kugira ngo bakure abantu mu nzira ifunganye.
Ni nayo mpamvu hano ijambo umuhanuzi atubwiye muri aya magambo ngo umushukanyi ukomeye afite ingabo nyinshi cyane ziteguye gukwirakwiza amafuti y'ubwoko bwose kugira ngo agushe benshi. Ubuhakanyi yateguye akurikije irari n'ubushobozi bwa buri muntu wese ashaka kurimbura. Umugambi we ni ukwinjiza mu itorero kutavugisha ukuri, ibintu bituma hatabaho kwihana, bigatera abantu gushidikanya no kutizerana, maze bikabera inzitizi abifuzaga kubona umurimo w'Imana ujya mbere, ndetse nabo ubwabo bikabazitira. Abigisha benshi b'ibinyoma ntabwo bajya bakunda kuba abanyakuri, bakunda kuba indyarya, bakunda kuba bavuga ibyo badakora, cyangwa se bagasezeranira abantu ibyiza ariko ntibabikore cyangwa se ntibabibahe kandi babifitiye ubushobozi ndetse n'uburenganzira. Niyo mpamvu hano batubwiye neza ngo umugambi wa Satani cyangwa se wabo bigisha b'ibinyoma w'abashukanyi ni ukwinjiza mu itorero kutavugisha ukuri. Ugasanga barigisha ijambo ry'Imana ariko ugasanga mu mibereho yabo ya buri munsi ni abantu bavuga ibyo badakora, ni abantu basezeranira ibintu abandi ariko badashobora kubikora. Ngo bene abo nabo rero ni abigisha b'ibinyoma ndetse ni abakozi ba Satani. Hepfo haratubwiye ngo benshi badafite kwizera Imana by'ukuri cyangwa batizera ukuri ko mu ijambo ryayo, bemera amwe mu mahame y'ukuri bakayakoresha nk'abakristo, maze bikabashoboza kwinjiza amafuti yabo mu bantu nk'aho ari amahame y'ibyanditswe byera. Ikindi abigisha b'ibinyoma bakora ngo bemera amwe mu mahame y'ibyanditswe byera maze bakifatanya n'abakristo, barangiza bakajya bigisha ijambo ry'Imana. Ngo ariko muri uko kwigisha ijambo ry'Imana bakinjiza amwe mu mahame y'ibinyoma cyangwa se mu mafuti yabo bakayagira amahame y'ibyanditswe, ariko byinshi bavuga, byinshi bakora, wareba mu byanditswe byera ugasanga ntaho biri. Nyamara wababaza bakakubwira yuko ibyo ngibyo byategetswe n'Imana cyangwa se ibyo ngibyo ijambo ry'Imana ribyemera, kandi mu by'ukuri ari imikorere, ari imigendere, ari imico inyuranyije n'icyo ijambo ry'Imana rivuga. Reka dufate nk'urugero hano ibyo bavuze ngo igitekerezo cyo kumva ko icyo umuntu yaba yizera cyose ntacyo bitwaye ni kimwe mu buhendanyi bukomeye Satani atsindisha benshi. Azi ko ukuri kwakira mu rukundo kweza ukwakiriye, maze akanezezwa no gushaka amahame y'ibinyoma n'imigani y'ibihimbano kugira ngo abisimbuze ubutumwa bwiza. Rero ahangaha ijambo ry'Imana ritweretse ko ababigisha bazajya bazana n'imigani y'imihimbano. Uzasanga benshi bigisha ijambo ry'Imana ariko ugasanga bazanyemo utugani, bazanyemo amagambo y'imigaryo, ukumva ngo inyoni ngo yabwiye ngo igikeri, ngo igisiga cyabwiye igikeri. Ayo magambo menshi y'ibinyoma y'ibihimbano bakayabaha, bakayabwiriza abantu nk'aho ari ijambo ry'Imana, kandi mu by'ukuri ibyo ngibyo nibyo abantu benshi nabo bakunda kuko binezeza kamere. Ngo ariko ngo ibyo ngibyo ntabwo bishobora guhindura imitima y'abantu. Niyo mpamvu hepfo batubwiye ngo azi ko ukuri kwakira mu rukundo kweza ukwakiriye, maze akanezezwa no gushaka amahame y'ibinyoma n'imigani y'ibihimbano kugira ngo abisimbuze ubutumwa bwiza. Niba mu materaniro yanyu cyangwa se mu bigisha batandukanye bajya bakunda kubabwira utugani tw'uduhimbano, utugani udashobora kubona mu byanditswe byera, ngo ibyo ngibyo ni umugambi wa Satani, abo nabo ni abigisha b'ibinyoma. Reka wumve ukuntu abagaragu b'Imana byabagendekeye mu gihe cyashize. Guhera mbere na mbere abagaragu b'Imana bakomeje guhangana n'abigisha b'ibinyoma. Abo ntibari abanyangeso mbi, ahubwo bari abacengeza ibinyoma byangiza imitima. Hari n'abantu bashobora kuba atari abanyangeso mbi, yewe wareba n'imbuto zabo ukabona ni nziza, ariko noneho bakaba bigisha ibinyoma, bakaba ibyo bigisha kenshi bidafite urufatiro mu ijambo ry'Imana. Mu nyigisho zabo bagakoresha utugani duhimbano, bagakoresha amagambo atyaye aryoheye amatwi ariko y'ubucurabwenge bw'abantu atava mu ijambo ry'Imana. Ngo bene abo bigisha b'ibinyoma rero nabo bagiye baremerera abakozi b'Imana. Hepfo baravuze ngo Eliya, Yeremiya, Pawulo bacyahaga bashikamye kandi bashize amanga abigisha b'ibinyoma bakuraga abantu ku ijambo ry'Imana. Uwo mudendezo wasaga nk'idini ishingiye ku kwizera kw'imburamumaro nta gaciro wari ufite imbere y'abo baziranenge bari bahagarariye ukuri.
niyo mpamvu abigisha b'ibinyoma ni uko akenshi n'inyigisho bigisha iyo uzipimishije ibyanditswe byera usanga ntaho ziboneka. Rero reka wowe wenda warudukurikiye tukwibutse neza yuko ijambo ry'Imana ibyanditswe byera nibyo uzapimisha neza abigisha b'ibinyoma. Ni wo munzani upima neza abigisha b'ibinyoma cyangwa se n'abavuga ko ari abahanuzi bavuga ko batumwe n'Imana. Ukwiye kubapimisha ijambo ry'Imana, kandi iryo jambo ry'Imana cyane cyane batubwiye amategeko y'Imana ndetse n'iby'Imana yavugiye mu ijambo ryayo. Rero reka dusoze iki cyigisho tugusabira kugira ngo ukunde ijambo ry'Imana, kuko ari ryo uzapimiraho abigisha b'ibinyoma, ukamenya yuko ari ab'ibinyoma, ukamenya kubatandukanya n'abigisha b'ukuri. Reka dusoza tukwereke urufatiro rukomeye abagiye baharanira ko ijambo ry'Imana ari ryo rihabwa agaciro. Nirwo rufatiro bubakagaho kwizera kwabo gusa. Ngaho reka tujye mu gitabo cy'umuhanuzi, igitabo cy'intambara ikomeye, ni igitabo cy'umwuka w'ubuhanuzi, kuri paje yaho y'181 baravuze ngo berekana uko inyigisho zikwiye gupimwa, ngo ihame rikuru abagorozi bagenderagaho ari naryo ryari ryarashyigikiwe n'abawaridensi Yohana Husi, Wycliffe, Luther, Zwingli n'abandi bifatanyije nabo, ryari ububasha butibeshya bw'ibyanditswe byera byo mugenga wo kwizera n'imikorere. Ibyanditswe byera nibyo byari ihame rigomba kuyobora abantu, byagiye riyobora abagorozi bose babayeho abigishaga ijambo ry'Imana. Tubibutse ko abagorozi ni abagaruraga abantu ku ijambo ry'Imana, maze bakagorora ibyagoretswe byose mu ijambo ry'Imana. Hepfo rero baravuze ngo Bibiliya niyo yari umugenga wabo, kandi ibyo yigisha nibyo basuzumishaga inyigisho zose n'ibivugwa byose. Kwizera Imana n'ijambo ryayo byakomezaga abo bantu b'imbonera igihe batangaga ubuzima bwabo bapfira ku nkingi z'umuriro. Aba bagorozi babayeho, inyigisho zose, ibyavugwaga byose byasuzumishwaga ijambo ry'Imana. Reka tubasabire kugira ngo namwe mugire ishyaka ryo kwiga ibyanditswe byera, aba ari byo muzajya musuzumisha ibivugwa byose n'inyigisho zose zitangwa n'abantu batandukanye bavuga ko bakorera Imana. Nimwiga ibyanditswe byera nibyo bizabahishurira abigisha b'ibinyoma n'abigisha b'ukuri. Reka dusoreze ahangaha dusaba Imana kandi tunabasabira namwe kugira ngo imbaraga yayo twasezeraniwe muri Yohana ko tuzahabwa umufasha w'Umwuka Wera, tumuhabwe ariko tuyobore mu kuri kw'ijambo ry'Imana, kugira ngo tuzashobore gutandukanya abigisha b'ukuri n'abigisha b'ibinyoma mu izina rya Yesu. Ubwo twatangiye dusenga, reka tunasoze kongera kwiragiza Imana, maze Umwuka Wera azakomeze kwagura ibirenze ibyo tuvuze mu izina rya Yesu. Turagushimye cyane Muremyi wacu dukunda, ugira neza. Ubwo ijambo ryawe ritambutse, dusabiye imitima yose izaryumva kugira ngo izakabakabwe n'imbaraga yawe y'Umwuka Wera, kugira ngo babatere kurushaho gukunda ibyanditswe byera no gucukumbura cyane, kandi ubahe ubwenge bwo kugenzura neza ibivugwa byose babigenzushije ibyanditswe byera, kugira ngo twese nidukomeza kunyura mu nzira ifunganye kandi tukayigumamo, maze tukazagera mu bwami bwawe, tuzafatanye gushima hamwe n'abera bose uhabwe icyubahiro. Ngaho dusabiye abatwumva ndetse natwe ubwacu twisabira kugira ngo ukomeze kuduha Umwuka Wera adushoboze gukomeza kumvira amategeko yawe n'ijambo ryawe mu izina rya Yesu.